umupira urakomeje kwa Bishop. Bishop arica umuntu, byinjiwe Bishop, Patana aracenga umupira, Patana ari kwicenga ariko byanze, hereza Bishop. Bishop arawurenza biranga, hereza kwa Patana, byinjiwe Bishop. Bana bari gukina umupira nk'uwo mu gitabo rwose biranze. Umupira wakomeje kwa Chiwan, byinjiwe Patana, byinjiwe Chiwan, hereza kwa Dimob barumwambura. Umupira ufitwe n'umuntu witwa Dimob yazinze utwana yatuzengereje, ufite na komiseri byinjiwe kwa Chiwan. Umupira uracyari cya gitego 1-1, umupira arenze no kurengurwa n'ikipe yawurengeje. Umupira urakomeje kwa Chiwan, byinjiwe Patana, hereza kwa Bishop aracenga abantu yabazengereje, ari yahereza kwa Nyezamu, byinjiwe Patana arimo arukira umupira ufitwe na Bishop acenga Chiwan na Dimob. Bishop yazengereje abantu, Bishop ahereza Chiwan bimuca mu maguru. Umupira wapi ntabwo urarenga bamujugunyayo, umupira ufitwe na Dimob byinjiwe. Hari umwana yazengereje ikipe witwa Bishop yazengereje ikipe rwose. Umupira ufitwe na Dimob byinjiwe. Umupira igihe cyari kihawe ndabona kirangiye, nuko umupira urangiye hano kuri stade Hunga Imirimo hano mu cyaro. Stade Hunga Imirimo, umupira nuko urangiye ari 1-1, nuko umupira tuwushoje. Bayi bafana bacu, naho ubutaha, turabakunda cyane. Imipira nk'iyi nta handi wayisanga usibye kuri Mariko TV Show, niho mwasanga imipira nk'iyi ngiyi original.